hanyuma hano kuri transport kandebe. Wow, I have something guys, nimundebe rero kuri nasaguye. Yeah, do nasaguye angahe ibihumbi 10. Aya niyo nasaguye muri transport. Impamvu buriya yasagutse muri buka ko hari iminsi namaze ntakora, mubyibuka. And hano haba harimo tap and go in case nyeneye kwikoresha nyikoresha gakepe ako nyibikamo hano. Ubwo noneho ushaka kwibaza ngo aya wasaguye uyakoresha iki? Ibihumbi 10 nsaguye, ikintu ndi bubikoreshe ni iki? Ndaya savinga. Bivuze ngo this is the saving, ndayafata ndaza kugenda kubitsa kuri Beka. Hari iri account nkoresha y'ikigega, biremewe kuba wagenda ukayafata nyine urayifata ukajyana ku agent ukamuhereza ya mafaranga agahita abitsaho directly, nta amafaranga yandi baguciye, deposit abari free. So bonye saving yindi guys, ndabarishimye, ntabwo nambizi ko nayasaguye. So hey beautiful people, muraho neza, ndabasuhuje mwese muri kuri Grow Smart with Angelique. Uyu munsi ni umunsi ngiye kubavamo umwenda. Guess what? Nakoze iyi video yitwa My Secret Money Trick. Ngiye kubaha secret nkoresha imfasha kuba no mu gihe abandi babuza amafaranga, batinze kubahemba, kuba ntari broke. Mwizanga njyewe mu gihe bari kurira ngo ntago barahembwa, njyewe nkaba meze neza, ndi on track. Okay, so nibyo mbifuriza namwe, niyo mpamvu ushaka kubasangiza ibanga nkoresha. Umuntu utararebye iyi video ndamusaba ko ayireba none ahanga, kubera ko ibiri buvugirwe hano ni continuation yabyo. Kuko mbere na mbere ndizera ko wafashe ikaramu n'urupapuro ukabanza ukandika expenses ukenera, ukabanza ukareba amafaranga winjiza angana gute, ese winjiriza mu biki. Mwibuke ko nta kubaho usurvivingira kuri income imwe. Niba ufite imwe yishake, niba ntayo ufite okay, niba nta income ugira nimwe none ahayishakishe. Niba ufite imwe gusa ntagihagije, shaka nibura kandi kantu ku ruhande. Niba kandi nako kantu kandi ka kabiri kadakunda, keep searching ku buryo tugira income streams nyinshi ukaba wasarurira ahantu hamwe. Never put your eggs in one bowl. Nagari byiza ko iyo hamwe byanze ufite n'ahandi byose bigahuriza hamwe kugira ngo bituzanire ibyiza guys, sibyo? Okay, ntatinze katuje muri video. Iyi video ngiye gukora irimo practical, nta magambo menshi, ndabasobanurira step by step, ariko nanabereka mu bikorwa ukuntu bikorwa. So navuye kuri bank. Guess what? Navuye kuri bank, aka nakantu kanje mbikamo amafaranga. Twatinze guhembwa, niyo mpamvu ni video yatinze, ariko guess what? Nje nyine ntago nigeze nsafaringa ngo mburi tike, mbure iki n'iki. So mba mfite kano kantu niko mbasha kwikamo amafaranga iyo mvuye ku cyuma. Mva kubikuza ku cyuma, hanyuma nkayashyiramo hano, hafata urugendo rwanjye nkaza mu rugo. So ibikoresho rero ukenera mbere na mbere ndabibereka. Birumvikana ugomba guhora ufite akantu kameze gutya. Aka ni wallet isanzwe. Aba papa bagira nyine amakofi bagendana ku mufuka n'inyuma cyangwa imbere cyangwa ikoti. Abandi abakobwa nyine tuba dufite bene ututuntu. Abakobwa, abamama n'abakobwa tuba dufite bene ututuntu tugendana mu mamalete manini. Noneho ibindi bikoresho uri bukenere ndabikwereka. Ubwo akani kamwe. Nanone ugomba kuba ufite rero ibintu bita ama-envelope, kuko iyi method dukoresha ni ya envelopes. Ngewe envelope zanjye iyi ni nuvango ibintu ugiye kubigisha n'uburyo ukora money management ukoresheje envelopes. Envelopes rero murabizi ko tubari udupapuro dushobora gucika. Hari abahitamo gukoresha jars nka tuno dukopo, wenda jars navuga gute, nka wenda nkuna tuno dukopo tuvamo mayonnaise dupfundikirwa cyangwa utundi twa plastique dupfundikirwa, tukaba ari container runaka ubikamo amafaranga. Nge rero
mfite udukapu tumeze nka gutya, nagiye ngomba kuba mfite udukapu cyangwa se envelopes zihwanye na expenses uba ufite iz'ingenzi z'ukoresha buri munsi, like uhora nyine ukoresha buri munsi. Hari expenses nk'iyo expense wenda wishyura rimwe nayo ugasanga ushobora kuyishyura online, ushobora kuyishyura nyine ukoresheje transfer ya bank cyangwa mobile money. Ibyo ngibyo si ngombwa kuba ufite bene ibyo bikora mbere. So ngiye mfite bene utudukapu nkeka ko utapfa kutubona byoroshye, ariko mu mujyi hari ahantu nabonye hari udukapu umuntu uzadukeneye azambwire namufasha kutubona. N'utundi dukapu tumeze ukundi kuntu nazabereka mukareba ko natwo twakora, kuko urumva envelope ni igipapuro gishobora kwipfunyarika kigeta gicika, ariko ufite akantu gakomeyemo gahoraho nk'aka ngaka nk'utungutu turafasha cyane rwose. Ngiye nukoresha igihe kinini, ntago dushobora gusaza. Ubu buryo natangiye kukoresha hashize imyaka myinshi, kandi nukuri byaramfashije. Mbere nahoraga ndi broke, hahandi mutinda guhembwa wabona boss wawe kumva wamukubita nyine ukaburi wa undi uhora uguza amafaranga wangurije itike, nabuze yo kujya nyine nabuze amafaranga yo kujya ku kazi. Ibaze kuri amafaranga y'itike akujyana ku kazi, ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu nahise nkoresha ubu buryo kandi bwaramfashije. Ubu rero ngiye kubasobanurira ukuntu bikora. Tuvuge ufite envelope zawe wamaze kuzigura, cyangwa se izo drawers cyangwa se udukapu nkuko ngiye mfite utudukapu. Akako turakihorera kuko akamaro kako ko nakababwiye. Nuvangwa akabura ko nta na label gafite, akakabamo ibyangombwa, kabamo nyine ayo mafaranga mba ndi bwifashishe ku munsi, yo ku munsi gusa, cyangwa se nkavuga nikamfatire rimwe ay'icyumweru guhera kwa mbere kugera kuwa gatanu. Icyumweru cyanjye nkibara guhera kwa mbere kugera kwa gatanu, kuko muri weekend akenshi navuga ko mpita ntangira gupangira ikindi cyumweru kizaza. Kuwa gatandatu mpita ntangira gupangira icyumweru gikurikira. Okay, so waka tugashyize ku ruhande. Noneho dufite ubukapu. Ubu bukapu ingano yabwo yaterwa n'amafaranga ukunda guhora ukoresha buri munsi. Niba rero dufite uragafata ukalabelinge, ukandikeho. Urugero kano nakanditseho gas, sinzi niba muri kubibona, handitseho gas. Hano nshyiramo amafaranga yo kwishyura gas. Tuvuge gas irashize, uhamagaye umuntu ngo akuzanire gas, amafaranga nyakuramo hano. Fita kandi hano kanditseho H girl, handitseho na bike siziho ko bigaragara, ariko gutya ndakeka mubibona. H girl hano ni house girl, aya nayo nishyura umukozi wo mu rugo. Hahandi igihe itariki irageze yo kwishyura ni hano nyakura. Hari kandi hano kanditseho beauty, hano mbikamo amafaranga y'ubwiza, amafaranga dukoresha y'ubwiza. Tuvuge nkeneye kujya muri salon uku kwezi kwanza, nayo ndi bufate kuko namaze kujya muri salon kandi mvuye ejo bundi. Iyi ngisho kumara ukwezi imeze neza. Noneho n'abana nabasutse udu twist, nabakoreye twist. Ubwo bivuze ngo expenses zo narazikoze byarangiye, bazabimarana ukwezi bameze neza. Akenshi nkunda kwikorera imisatsi y'abana kugira ngo nyine nta spending amafaranga menshi. Ariko nubundi ntibimbuza kuya spending, ko niba ngiye kubasuka nk'amarasta binsaba ko ngura izo meshe cyangwa bya Brazilian ibintu nk'ibyo. So beauty ibikenewe in case nshaka gukoresha inzara, nshaka anything about the beauty, ni hano mbishyira. Hanyuma hano dufite food ni ingenzi cyane. Hano niho nshyira amafaranga yo guhahisha. Andi nivuge niba ndibuze kujya kugura imbuto, nimo hano mfata. Niba ndi buhahi ibirayi, ibijumba, imboga, imbuto, ibintu nk'ibyo, ni hano amafaranga ava. Noneho hari kandi hano kanditseho transport nayo nyibika gutya. Impamvu nuko ko murabona nk'ubu ntega amamoto, iyoze gutega moto guhera kwa mbere kugera kwa gatanu, kwa gatandatu. Akenshi kwa gatandatu rigenda sohoka njya gusenga. Niba ukujye kwishyura umotari buri gihe wishyura ukoresheje mobile money, baragukata.
abamotari benshi ntago bagitanga amakode, sinzi impamvu. Ngewe muzambariza abamotari ni iki kibatera kudatanga kode kandi baba bazifite, ariko uramubaza ngo wamaye kode ngo ntayo mfite kandi baba bazifite. Rero wisanga niba wishyuye 1000 baraguca 20, niba wishyuye yangahe baragukata, usanga ari amafaranga ya transactions aguma ba menshi. Bivuze ngo nyine ntago nciye amazi ibintu bya cashless byaje pe, sibyo? Ubu hagezweho kugenda uri cashless, ukoresha nyine wishyura ukoresheje momo, wishyura ukoresheje cards, ariko hari ahantu rwose bitavamo. Urugero ngewe nose niba ngiye mu isoko nkaba ngiye kugura imboga z'1000, uziko nishyuye 1000 bari bunkate, kandi ubwo nguriye kuri uyu nguyu ndahita njya kugurira no ku wundi ngureyo inyanya bance naho andi mafaranga ya transaction ya mobile money, ngiye n'ahandi bankate. Ushobora gusanga izo transactions fees zigiye zikiaccumulating, ugasanga n'amafaranga menshi cyane. Wishyuye moto baragukata amafaranga, kandi uko sikoze baragukata amafaranga. Naje kubona ngewe bitavamo, wowe niba bigukorera nta kibazo, you can keep doing it, ariko for me ndi kubasangiza ngewe rwose nibivamo nahisemo kugenda muri ubu buryo. Anyway, so iyo rero uvuye kuri bank, hanjye aha tuvuge mvuyeyo amafaranga ndayafite, nuvango iyo ngiye kuyafatayo ntago nzana yose, hari ayo nsigayo nkayo mba nzagenda nishyura nyine kuri telefone. Urumva nago wayabikura ngo uzongere ujye kubitsa, waba uri gukora iki se? So ngenzana ayo nzi ko nkoresha hangaha, ayo mba nzakenera like buri munsi. So this is the money I have. Guys, I'm so thankful kuba mfite amafaranga, I'm so thankful kuba mbasha gukora, nkabasha kwinjiza, kuko hari n'umugisha ukomeye, ntago mbyirata kuko nzi neza ko ntago ndi umuhanga kurusha abandi, nta nubwo hari icyo natanze kugira ngo mbe nyine mbasha kubona umushahara cyangwa ninjiza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari igihe rero umuntu agera akirara akavuga ati ngenda kaze ndahembwa. No, ntago ari kubwawe, ahubwo n'ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu mbere na mbere nabwiye ngo ndagenda nkabikuza nkoresheje card nkashyira muri kano gakapu, ariko mbere na mbere aya tithe nyatanga ntaranajya no kubikuza, ndabanza nkohereza nyine nkakora transaction nkishyura tithe na yandi yanjye yo kwihemba, yandi 10% yo kwihemba yo dusevinga muri ubu ngubu ndi gusevinga muri Aguka Unit Trust Fund. Iyo rero maze kubikora mba numva ndi safe. Rero nishyura tithe mu rwego rwo kugira ngo mbe thankful ku Mana, mba ndi gushima Imana avuga ni data kuki ngewe ari ngewe nyine uri kubasha kwinjiza. Kubasha kwinjiza ni kimwe, kubasha gukora ni ikindi. Hari igihe wabona akazi ariko kakakunanira, atari wenda no ku mpamvu zawe, atari ukuri umuswa cyangwa kakunaniye mu bundi buryo, ahubwo kakaba kakunanira kubera ko hari uburwayi warwaye, ugahora mu bitaro, ugahora usaba impushya bakabona ntago bivamo. Ntago wajya guhombya kampani y'abandi ngo nukurwaragurika, kameme birumvikana. Rero ndashima Imana ko ngewe mba ndangije ukwezi ndi muzima, nkajya mu kazi nkakora, nkabasha kunguka mu byo mbasha gukora, ibyo ngerageje gukora byose bikambera byiza. Niyo mpamvu ntanga tithe, nyitangana uwo mutima, ntago ari ibindi. So rero katwinjiremo. Nuvango namaze gutegura ibikoresho, mfite ibikoresho byanjye hano. Ikiba gikurikiyeho mbanza kujyamo nkareba ese hari ikintu mba narasaguye, kuko no gusagura birashoboka. Nuvango hano ndashyiramo amafaranga hano muri beauty, ariko hari igihe ujya gushyiramo ugasanga hari mandi wasigajemo kuko ayo wateganyije ntiwayakoresheje yose, hakaba hahandi uba warayamazemo burundu nta yarimo. So ndabanza rero ndebe niba nta kintu kirimo, kandebe hano muri food niba hari ikintu kirimo, ubwo ndahita nkarangaza ndanabereka. There is nothing, narayamazemo hano. Food twarayamaze. Hanyuma hano kuri transport kandebe. Wow, I have something guys, nimundebe rero kuri rasaguye. Yeah, nasaguye yangahe 10,000. Aya niyo nasaguye muri transport. Impamvu buriya yasagutse muri buka ko hari iminsi namaze ntakora, mubyibuka. And hano haba harimo tap and go, in case nyeneye kwikoresha nyikoresha gakepe ako nyibikamo hano.
aha ubwo noneho ushaka kwibaza ngo aya wasaguye uyakoresha iki. Ibihumbi 10 nsaguye ikintu ndi bubikoreshe ni iki, ndaya savinga. Bivuze ngo this is the saving, ndayafata ndaza kugenda kubitsa ku agent ukamuhereza ya mafaranga agahita abitsaho directly nta amafaranga yandi baguciye, deposit abari free. So bonye saving yindi guys, ndabarishimye, ntabwo nambizi ko nayasaguye. Ndagasiga karangaye, murabona ko karangaye harimo gusa ya card ya tap and go. Aha ndayishyira hano, aya ndayishyira hano mukanya ningenda ndahita njya kuyabitsa. Aha tugeze ni muri gaz ntabwo igikunda gusaguka, we have nothing. Hanyuma hano tugeze ni muri house girl, nayo ntago yasaguka. Tugeze kuri beauty, do we have something inside? Katurebe. Zero nayarimo. Okay, now so ngiye gufata rero ya mafaranga aya yose nazanye. Ikintu ngiye gukora nuko ya repartisa bitewe n'ututuntu twose mubonye. Ngende nshyiramo amafaranga bitewe nayo nkoresha buri kwezi. Aha ngaha ugenda urebera ku kirero, ugenda urebera ubwo mu bindi bikoresho ukeneye na calendar irimo, kuko ugenda ureba kuri calendrier. Twebwe ngiye mbara ukwezi kwangiye ko kurangira ku itariki 25. Ngiye kureba kuri beauty, hano muri beauty ndashyiramo angahe uku kwezi. Nta na kimwe nshyiramo, ntabwo nzakoresha inzara zanjye zarapfuye guys. Simbizi niba namwe yo mukoresheje inzara zirapfa, ziragenda zigashishuka zikamera nabi. Nihaye pause for this month, amahirwe nta n'ibirori mfite, nzagenda nkoreshe inzara ari cyagiye mvuga ngo dufite ibirori kugira ngo nyine batanshishamo ijisho. Anyway, hano I put nothing. Now hano kwa house girl ndayashyiramo. Wibuke uba warakoze urutonde mbere, sibyo? Warakoze urutonde mbere rw'ibyo ukeneye, kwa kundi twabikoze theoretically muri iyi video. Utarayirebye asubire yayirebe neza. So ndabara amafaranga ngomba guhemba umukozi nyashyiremo. Aya kiremo gutya birabibaye. Bivuze ngo igihe cyo kumuhemba itariki ye nigera nzakuramo hano muhereze. Simple as that. Noneho hano tugeze kuri gas, naho ndayashyiramo. Buri kwezi bangomba kugura icupa rya gas. Buri kwezi. Aya na ya gaze, aya mbona ndahita nyafata nyashyire mu hano nkafunge neza, ubundi ntereka ahantu. Hanyuma ndakurikizaho transport birumvikana ndayibara bitewe nuko ngomba kugera kuri 25. Ese kujya kuri 25 nzaba nakoresheje transport ingana iki? Buri munsi nibarira 4,000 by'itike. 4,000 by'itike haba harimo nyine amamoto ndi butege, ariko nkateganya ko kuri ibyo 4,000 hashobora gusaguka amafaranga makeya. Nshobora gukenera kuguramo nk'akantu kari simple, like wenda nkeneye kugura agakeke, agasambusa, utuntu turaho. Ubwo biba bivanze na pocket money nuko ntashatse kubitandukanya. So hano ndi kubara amafaranga yo gukoresha yo gushyira muri transport. Ubu ngubu ndafataho 104. Ya 104. En fait ubundi mbika 120 forfait iminsi 30, nteganya ko buri munsi nkoresha 4,000, ariko ubu ngubu nabaze nkuyemo ama weekends, noneho mbona nkuye kubika yangaya. So aya ndahita nyashyira aha muri transport. Niturize
nuvuga ngo mu kanya ninjya ku kazi ndakoramo aya transport uyu munsi turi kwa yego ndakoramo aya transport uyu munsi kwa gatanu gusa ubundi nigendere nta bintu byinshi. Noneho hano tugeze kuri food. Hano ndashyiramo ibihumbi nibura 150. Mba nabaze ko wenda buri munsi dushobora gukoresha ibihumbi 5 ku munsi dufite stock. Biba bihagije ubundi abashobora no kuba menshi iyo hatajemo abashyitsi n'ibindi umuntu atateganyije. Niyo mpamvu ya food yego ngiye kuyabara. Nayo ararangiye ndahita nyashyira hano muri food, then I zip like this. Kugira ngo se ntidusoje, for the beauty I putted nothing, nabasobanuriye impamvu. Noneho rero ku muntu ufite ikibazo ibaza ati none se iyashizemo rekeraho. Urugero nk'ubu ngubu tuvuge nateganyije amafaranga aya ya food gutya, noneho wenda tugize abashyitsi batateguje benshi binsabye ko mfatamo, ndayahayishije ahisashire. Niba ashize nyine arashize, ntago uhita ufata amadeni. Ikintu cya mbere tugomba kwirinda ni ugufata amadeni ya hato na hato adafite umumaro. Hari amadeni aba afite umumaro, hari n'amadeni aba adafite umumaro. Urugero nyine nk'ubu ngubu niba ibyo kurya bishize, aho ngaho birumvikana ntago nyine wahita uvuga ngo famille yanjye ubwigiye kumara iyindi minsi isigaye mu gihe ntarahembwa imara iyo minsi isigaye itarya. Ahubwo ikintu ukora niho handi ushaka kwiyambaza imbaraga, wenda ugahita wisanga uri kubwira wenda nk'umugabo ukamubwira uti rero bitewe n'impamvu izi nizi dore amafaranga yambanye make ya none yashize, nta kuntu wa contributing like ukamfasha. Arabyumva byihuse, ntago bimeze nkuko wari uyafite ahubwo yakoresheje nabi huti. Ngiye impamvu nkoresha iyi method yo gukoresha bene utu tuntu nukubera ko akenshi ngiyewe nakundaga gusesagura. Reka nkubwire, nahembwaga amafaranga ku itariki tuvuge 25 bikagera ku itariki 4 yose yashize. Kubera iki? Iyo uhora wishyura noneho ukoresheje telefone ubona byoroshye. Hari igihe ubona nyine wagira ngo amafaranga ntari kuvaho, biranoroha rwose ubona byoroshye, ariko kugira ngo ufate inote yawe gutya ufate inote yawe gutya kugira ngo uyitange, ubabanje kubimeditaho wabitekereje ukavuga uti ese ibi bintu ngiye kugura ni by'umumaro. Nukuri nk'urugero nagiraga ingeso yo kuba ngiye muri supermarket nzi ko ngiye kugura umugati, nagerayo nkasanga Ovaltine nayo ngomba kuyigura, kandi Ovaltine twibukiranye iraryoha mu cyayi nibyo, ariko se buri wese arayikeneye. Okay, mutayibonye mwapfa? Ntago mwapfa. Nkisanga nguze shokora zo gusiga mu mugati Brebon, nari ngiye gutanga 5 cy'umugati, nkisanga nishyuye 15,000 ako kanya. Nkahita mbona nkeneye ngo olive oil, nkeneye whatever, ntabipangiye nari ngiye kugura umugati. Niba ndi kubeshya mu nyomoze hano muri comment section, mwe ntago bijya bibabaho. Ariko iyo ukoresha ubu buryo nyine uba wateganyije, nk'ubu ngubu mbanzi ngo mu cyumweru singomba kurenza 35,000 nakuyemo hano. Ubwo 35,000 ndayapangira ku buryo biva mu menya ngo kuwa mbere tuzarya ibi, kuwa kabiri tuzarya ibi, kuwa gatatu kugera ku cyumweru iminsi 7 35,000 bivemo, havemo ibyo kurya. Ikintu nkora kinamfasha kuri ibyo, nkora ibintu bya meal plan. Umuntu wumva akeneye kumenya uburyo bakora meal plan, drop the comment ya muzambwire nabyo nzabibafasha mo nkora meal plan, nkanamenya hano mpahira ha makeya ku buryo nyine ubwi standard niyo ndiho. Hari igihe nzagera ku yindi standard nini, handi mvuga ni ku munsi nshobora guspending arenze 5 wenda 20,000, ariko nyine buri muntu abaho uko areshya, twige kubaho uko tureshya. Nuvuga ngo ayo 35,000 ngomba kuyakoresha mu gihe cy'icyumweru
byanga byakunda byanga byanoga kuko mba mvuga nti hano nashiramo nta yindi option mfite ndi umuntu wanga gusaba ndabyanga pe niba ari uko nasabye kenshi ndabyanga mba numva nkwiriye kwisotinga mu byo mfite bikavamo bigahura noneho na hahandi ari naho hahandi umuntu abera n'umugome wa mugane hari umushuti wanjye hari umama w'inshuti yanyine ni umuyisilamu ndamusuje ndabizi ko ajya nkurikira yambwira ati ngewe rero ibintu bya budgeting ikintu mbyangira bituma uba agasambo bituma nyine umuntu aba agasambo kuko nk'ubu ngubu se niba nateganyije aya nta yandi arengaho nkahura n'umuntu akambwira ngo wampaye 10,000 nago nayakuramo hano hagomba kuvamo ayo guhahira urugo seriously nago navuga ngo ndakuramo 10,000 ngo nyahe umuntu ngo uri kunsaba 10,000 ndababwiza ukuri ko ntabikora nyine bituma umera nkaho uri umugome ariko nanone ubwo bugome baba bagushinja nukuri ntago ari ubugome kubera ko at least you are serving yourself nyine at least uri kuba atari wowe uri gusaba abandi ngabibaze noneho wenda wanze kuyatanga bakwisa umugome ariko at least nibura ntago uri umutwaro ku bantu runaka ntago wirirwa gusaba muri famille kwa oncle kwa tonto kwa bande bose urihagije at least umenya ibyawe nyine ukagaburira abana bawe ntago bashukuye ntago basa nabi ibyo nibyo iyo niyo purpose kandi ibyo birahagije Imana izabiguhembera sibyo noneho nk'ubu mfite muri beauty nta kintu ndiho ntago ubu ngubu najya gusaba ideni muri salo oya ubwo I'm sure ko uyu musatsi wanjye umeze uko nguko numara gusaza nzi neza ukuntu nzawusokoza bikavamo iyo byanze umuntu asukamo ibituta ukaba wakwambara na perike mbese nukwiyaranja as long as ari bwo bushobozi ufite ariko hari igihe hano muri beauty wenda nitumara kuzamuka ko turi gukura aha muri beauty hari igihe nzabakiramo 200,000 rero igikurikiye no kumenya security y'aya mafaranga kuko hagize nk'ugwa kuri tuno tuntu twose akadutwara ubuzima bw'urugo bwabuguye hasi mu gihe cy'ukwezi ariko nanone ntago byakunda kwa ko nkora saving anyway bisaba ko aya mafaranga nyine utu tuntu ndagenda nkatubika ahantu hibanga ryanjye nyine hahandi nyine buri wese atapfa kumenya kugira ngo hatazagira nk'umuntu wenda uri udasanzwe nyine ufite izindi tension ya nyine akaba yatugwaho akaba nyine yatwangiriza ibintu byacu bigapfa urugero ntago nyine dushyira ahantu buri wese abasha kubona ntago nagenda ngo nyatereke mu gikoni kuri etagere ahantu oya nyabika kure pe ku buryo ntashobora kuyabura so ntatinze rero ongeye gufatamo hano transport kuko ntago ndi buhaha uyu munsi namaze guhaha mbanzi ibyo ndi burye mbanzi icyo urugo rwanjye ruba ruri bukoreshe mbere y'icyumweru kwa gatandatu nibwo mpaha ubu ngiye gufata y'itike ngomba gufatamo 4,000 aya yonyine niyo ndi bugendane turi kwa gatanu icyumweru kirarangiye ubundi ayandi nyabike mvangwa aya niyo mfata nkashyira hehe mo hano muri kano ngendana kunguku yego nkagafunga neza nkatereka muri tote bag yanjye nkigendera akangaka nyine like bibaye ko wananyiba amafaranga wanyiba 2,000 cyangwa 4 se ntago nyine byoroshye ntago nagendana amafaranga y'ukwezi kose muri kano kantu kose nyine naba mbara nabi kuko mba nyabuze nayaburi icyarimwe ariko 2,000 nayo uyu munsi gusa so aya niyo ndi bugendane nkategesha moto kugenda no kugaruka ndajya mu kazi ntahe mu rugo nta zindi gahunda mfite yego ubundi biraba bihagije hasigaye ubwo n'ikindi kibazo uzahura nacyo nukoresha bene ibi bintu niba uri umuntu ukunda gutanga byo bizagorana kuko urumva ari soft nta mafaranga ari soft ufite kuri telefone nuvango ayo ngende bwishyure soft nayohereje aho ngomba kuyohereza niba ari tithe yagiye niba ari ya saving yagiye kuri account najya nkunda kubikuzaho noneho hari igihe wisanga umuntu aguhamagaye uri nko mu kazi Angeli wangurije ngo wamaye 2 utayifite kuri telefone ntibikunda hari uyitubwira uti murabizi ko tutemere kuvuga ngo nta mafaranga dufite aho guhita umubwira uti ubu ngubu ntago biri bukunde ubu none ntago byakwemera ubuzima bugakomeza iyo yagize amahirwe agasanga hari abifite kuri phone kwa kundi barateganyije yo gutanga uyafite kuri telefone
uhita umwoherereza. Iyo utayafiteho nyine ntago biba biri bukunde. Ubwo uzabinkora akabona ndamubwiye ni mwihangane ntago biri bukunde, azumva impamvu mba mfite ari hard gutya, kuko yari hard hari igihe nsaguraho nayo nabwiye ko 4,000 ntago ari byo nkoresha byose, hari igihe nsagura wenda ntagiye kugura ku gakeke cyangwa ku gasambusa, ariko nkayo urumva kuyatanga ntago byakora kandi ari cash, wenda ndi mu kazi ntari bujye kubitsa kuri mobile money kujya gushaka umu agent, ahantu nkorera nta ba agent baba hari ku muhanda ho hafi. Ubwo rero ahita yihangana. So mwakoze cyane gukurikira ino video, nubwo yari ndende ariko ndumva hari icyo yabafashije. Niba ubona iyi video ifite umumaro ndakwinginze ukore kuri like, okay? Niba uri mushya muri uyu muryango wa Grow Smart, umuryango w'abantu bifuza gukura, kora subscribe, ndakwinginze kora kuri subscribe kangwa amasegonda 3 basi, sibyo? Gukora subscribe rega n'ubuntu, ntago bari bugukate andi mamega nyine arenzeho ngo nuko ngukoze kuri subscribe. Why subscribe? Okay, maka subscribe. Thank you for doing it. Nabandi basanzwe mwibuke mukoreshe ya muyohereza abantu benshi babashe kumenya what's going on, uburyo turi ku managing amafaranga ku buryo tutisanga turi broke. Kirazira kuba uri muri societe ari wowe nyiri bibazo, ari wowe uhora uguza amafaranga, ari wowe uhora uganya ngo n'amafaranga ufite. It looks bad on you, doesn't look good on you, okay? Ufite ikibazo cyari cyo cyose wakidropping hano muri comment nkagufasha. Ukeneye ubufasha bundi face to face wampamagara kuri nimero yanjye. Mwibuke mwiyiteho.